ndifuza ko twasengera Tini Fenley, umugore wa Mark Finley urwaye wavunitse igufa ubwo yagwaga, ndetse ubu ngubu akaba ari gukorerwa sajari cyangwa se yabazwe. Tukaba dusaba Imana kugira ngo imufashe abashe gukira vuba. Mbere y'uko baha introduction y'uyu munsi, ndashaka kubabwira yuko twagize amahirwe akomeye kubabera abayobozi ndetse no kwemera ubushake bw'Imana bukadukoreramo, njyewe hamwe n'umugore wanjye Nancy. Kandi twishimiye kuba muri bamwe batuma ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Icyo dushingiyeho natwe ni ubutumwa bw'abamarayika batatu no kugaruka kwa Yesu. Kandi twishimiye kuba muri uyu muryango wo gutuma ubutumwa bugera ku isi yose. Nongeye kugira amahirwe yo kubagezaho Pastor Kohler wabaye perezida wa Gishya cyangwa se General Conference cyangwa se perezida w'ihuriro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi. Yakoze mu mirimo itandukanye, yabaye secretary, abadirector wa Youth Ministry n'ibindi bitandukanye cyane. Ndumva mwe nk'urubyiruko ari ikintu cyiza ndetse namwe mukuzeho kuko ni umuntu wanyu. Amaze gukora muri diviziyo mu cyiciro cy'urubyiruko, yaje kuba perezida wa Amerika y'Amajyepfo. Ubwo ni perezida wa Amerika y'Amajyepfo mu rwego rw'itorero. Ndetse afite umugore witwa Adriani w'umuganga, ndetse nawe akaba ari umuntu mwiza cyane wagiye umufasha mu mirimo ye ya buri munsi. Bafite abana babiri, umwe witwa Mathius washyingiranywe na Giovanna, ndetse n'umukobwa wabo Ndashaka kubabwira ko Kohler ari umuntu witangira umurimo. Twarakoranye mu myaka itandukanye mu gihe nari perezida. Byari byiza ubwo twakoranaga ku mishinga itandukanye, kandi icyari kituraje inshinga wari umurimo no kurangiza misiyo yacu yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Twese mu gihe tuzakorera hamwe tuzaba dutebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu. Ni amahirwe ngeze rero yo kubagezaho perezida wacu mushya Kohler. Tuguhaye ikaze.
urakoze cyane Pastor Wilson kuri aya magambo meza uduhaye. Ndashaka kubabwira yuko Pastor Wilson ni umuntu wanyinsipayaringaga cyangwa se watumaga ngira ishyaka. Ni umuntu witangiye umurimo mu buyobozi bwe bwa buri munsi. Byari byiza kuri njye gukorana nawe mu myaka 4 ishize ndetse n'iyayibanjirije. Byose akenshi yitaga ku ijambo ry'Imana ndetse n'itorero muri rusange. Yaba umugore we ndetse n'abana bagiye bitangira umurimo cyane ndetse bakita cyane ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Pastor, warakoze cyane ku bijyanye n'ubuyobozi bwawe. And may God bless you, Pastor Wilson, Nancy, and the entire family in this new ndetse ntabwo ari Pastor Wilson gusa dusabiye umugisha n'umugore we ndetse n'umuryango we muri rusange. Nancy ndamubona hano imbere kandi icyo nifuza ni ukugira ngo mukomeze mwamamaze ubutumwa bwiza ndetse no gufasha abantu kurushaho kunga ubumwe kugira ngo bitegure kugaruka k'Umwami Yesu. Biranshimishije cyane kuba uyu munsi turi gusengana n'itorero ryacu ku isi yose. Ndashaka kubibutsa yuko ntabwo turi itorero gusa ahubwo turi umuryango, kuko dufite iwacu hamwe. Twese dufite message imwe, dufite icyizere kimwe kandi dufite na misiyo imwe. Niyo mpamvu turi umuryango. Dushobora kuba dufite ibibazo bitandukanye, dutandukanye mu buryo butandukanye, ariko turi famiye, turi umuryango. We represent different cultures and we carry different flags. Yego nibyo, duturuka mu mico itandukanye, dufite amabendera atandukanye y'ibihugu byacu, ariko turi famiye. Where our brothers and sisters live and worship. But before we move forward, mbere yuko let me share with you as my church family. That is a tradition. Ndashaka general conference session kubagezaho for the first Sabbath sermon to be preached by the secretary. I was invited months ago to preach, and I prepared a message for this time. Yego, ni umuco wacu ko itorero ku isabato itangira amatora uba watowe ari we wigisha ijambo ry'Imana uwo munsi. Ntabwo dufite sekreteri muri uyu mwanya, ndetse ndiwe, ariko icyo nifuza ni uko twigana iri jambo. Ndetse muryakire nk'ijambo riturutse muri pasiteri wahuye n'ibizazane bigiye bitandukanye. I promise to you, the next Sabbath,
ndabizeza that is yuko dedicated to the president's sermon. I will prepare a message to share with you a biblical vision for the next quinquennium. And that will be a isabato biblical itaha message. Because the tuzaganira Bible is our foundation. ku bindi And we'll keep bitandukanye our focus tubereka on the Bible and on the mission, because I truly believe that our church needs to be focused on the mission and grounded on the Bible, and we can move forward together with this clear vision before us. tubereka This is the ko reason why itorero we ryacu can be rikwiriye considered gushingira the people- kuri mission ndetse the people of the bibiliya book. And you niyo know why? igomba Because we kutuyobora preach the book. kubera ko We teach niyo the book. twigisha And by God's ibyo grace, twigisha ni we ibivamo live according ndetse to this hamwe no book. gufashwa And n'Imana I appreciate tubasha how kubaho Jack mu buryo once bibiliya explained idusaba the commitment of the Seventh-day Adventist Church to the entire Bible, from the first to the last page. tugomba gushingira ku byo ijambo ry'Imana ritubwira kuva mu gitabo cyo kuva kugeza mu gitabo cya nyuma cy'ibyahishuwe. Twizera yuko isabato ari umunsi Imana yaruhutseho kandi igaragara kenshi mu ijambo ry'Imana. But especially because the second coming of Jesus is presented 3 times in ndetse Revelation kugaruka chapter kwa 22, Yesu the last kugaruka page inshuro of the Bible. eshatu muri And when we Bibiliya study the Bible, mu byahishuwe ndetse no mu bindi bice bigize Bibiliya. is how powerfully God kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.